Ku munsi w'ejo ku itariki ya mbere y'ukwa mbere umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatandatu, uriya munsi niwo wafunguye umwaka mushya ku isi hose. Uriya munsi warishimiwe cyane haba mu Rwanda cyangwa se ahandi, aho buri muntu wese ku isi aba yishimira ko arangije umwaka agihumeka umwuka w'abazima. Bivuze ko ashima Imana, akabyina, akidagadura kubera ko ari umunsi udasanzwe ku buzima bwiwe. Umunsi w'ejo ni umunsi watangije abantu benshi, ingamba nyinshi, ibyishimo byinshi ndetse n'ibintu byinshi bitandukanye bagomba gukora muri uyu mwaka. Gusa tugomba kuzirikana neza ko buri mezi atatu abanza y'umwaka ariyo mezi umuntu aba agomba kwitaho cyane kurusha ayandi, kuko byagaragaye neza ko iyo ayo mezi agupfiriye ubusa ukayakoramo ibintu bibi cyangwa se bitajyanye, bishobora kurangira umwaka wose ubaye imfabusa. Muri iki kiganiro ngiye kukubwira ibintu 10 ugomba kwirinda muri izi ntangiriro z'umwaka cyangwa se muri uyu mwaka, kugira ngo uzabone impinduka nziza, uzagira icyo ugeraho cyiza cyangwa se uzagera ahantu hadasanzwe. Niba hari amakosa wakoze mu myaka yashize cyangwa se yatambutse, uyu munsi ubashe kuyahindura kugira ngo utangirane n'umwaka mushya nawe uri mushya ndetse uzagera ku bintu byinshi. Mbahaye ikaze mu kiganiro. Ikintu cya mbere ugomba kwirinda muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatandatu harimo kurekera cyangwa se kwirinda gukomeza guha urukundo rwawe abantu bataruha agaciro. Urugero, uhora uri uwa mbere mu kwita ku bantu, kubashakira umutekano, imibereho ndetse n'ibyishimo, ariko mu by'ukuri nta n'umwe ushobora kubiha agaciro cyangwa se ngo agushimire. Ibi bintu bizakugeza ahantu habi cyane kubera yuko bizagutwara umwanya, bitume wishinza amakosa cyangwa se utekereza ko hari ibyo udakora. Muri uyu mwaka niba umuntu atagukunda cyangwa se ubona ntacyo yitayeho cyangwa se ibyawe atabyitayeho, nta mpamvu yo kumutakazaho igihe cyawe. Gerageza urwo rukundo ufite uri guha abantu batabona, gerageza urubike. Muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatandatu urukundo rwawe rubike, uzarushyira ahantu hanyaho cyangwa se urwigumanire, kuko n'ubundi aburuha ntabwo barubona, nta gaciro baruha ndetse ahubwo bigutwara umwanya mwinshi cyane kandi nta kintu na kimwe bikumariye. Gerageza rero wimenye, umenye ko uri wenyine, urwo rukundo were kurutagaguza, kuko izo ni imbaraga z'umutima wawe, ubwenge, ubwonko uba uri gukoresha kugira ngo wite kuri abo bantu. Rero izi mbaraga zibike n'urwo rukundo rubike, ndabizi neza ko bizazana impinduka mu buzima bwawe. Ikindi kintu cya kabiri ugomba kuzirikana muri uyu mwaka ni ukwikontorora cyangwa se kumenya yuko ubuzima bwawe buri mu biganza byawe. Ubwo ni ukuvuga ngo kwigira, gukora cyane, kwirinda kuba umunebwe, kugerageza ibintu byinshi bitandukanye, imbaraga zawe nyinshi zitandukanye, ibikunze bigakomeza, ibidakunze ukabyihorera. Nanone kugundira ibintu ubona ko bitari gukunda ntabwo ari byo. Ibyo bitari gukunda ntibivuze ko hari ibintu udashoboye. Birashoboka neza ko aho hantu uri kugerageza wenda hatari amahirwe yawe cyangwa se utabishoboye, ariko mu by'ukuri hari ibindi bintu ushoboye. Wigundira ikintu kimwe, gerageza n'ibindi. Muri ubu buzima kandi ugomba kumenya yuko nta muntu n'umwe ukubereyeho. Ugomba kwigira, ugakora cyane ibintu byose bikureba. Nta muntu n'umwe urajwe inshinga n'ubuzima bwawe. Icyo ngicyo nukimenya, ukagerageza ibintu bitandukanye, ukamenya ko ari wowe wifite mu biganza, ibyo uzakora ari wowe bizagirira akamaro mbere y'undi muntu uwo ari we wese, bizagutera gukora cyane ndetse no kugira impinduka mu buzima bwawe. Ibi kandi bizaguha ahazaza heza, kuko uzaba warafashe inshingano ukiri mutoya, ugifite imbaraga. Ibi bizatuma n'ahazaza rwose bizakugirira umumaro, ukaba wavamo umuntu ukomeye cyane cyangwa se ufite ubuzima butagereranywa n'ubw'undi muntu uwo ari we wese. Ikintu cya gatatu ugomba kwitaho kandi muri uyu mwaka cyangwa se muri ubu buzima ni ukumenya gukoresha igihe ugiye kuryama. Niba ubizi neza ko ugiye kuryama, ugatekereza ko ugiye kuryama nk'umuntu ugiye kuruhuka, atari umwanya wo gutekereza ibitagenze neza, like ibibazo wiriwemo, akazi katagenze neza, abakubwiye nabi, ibibazo ufitanye na famiye yawe. Ibyo bintu byose mu cyimbo cyo kuryama ukaza ukaryama ukarara ubitekerezaho, utakaryamye gusinzira. Ibi ngibi bigaragara neza yuko iyo umuntu umwanya wo kuryama atawukoresheje neza, rimwe na rimwe mu gitondo ushobora gusanga amaso yatukuye kandi mu by'ukuri atanywa amatabi cyangwa se atanywa ibiyobyabwenge ibyo ari byo byose. Gusa kuko umwanya wo kuruhuka, umwanya wo kuryama atawukoresha neza ngo aryame aruhuke, akawufata akawukomezanyamo ibibazo byiwe, amatiku yiwe cyangwa se ibyo yiriwemo, ibi bintu nabyo birangiza. Umuntu wese ushaka kurama, ushaka kubaho neza, agomba kumenya neza ko igihe agiye kuryama ari umwanya mwiza wo kuruhuka. Ako kazi katagenze neza, ibibazo bitagenze neza, akabikurikirana ku munsi w'ejo, ariko nibura nimugoroba yasinziriye. Ibi nabyo birafasha cyane, bishobora kuzana impinduka, ukaba umuntu mwiza ndetse ukaruhuka mu mutwe, bikakurinda no gusaza vuba. Menya gukoresha neza amasaha yo kuryama.
Ikindi kintu ugomba kwitoza kumenya muri uyu mwaka cyangwa se muri aya mezi 3 abanza y'umwaka, ni ukumenya kwigisha cyangwa se gutoza ubwonko bwawe ko buri gihe udashobora guhora mu kuri cyangwa se gukora ibintu neza. Ushobora kuba hari ikintu wirinda gukora, kugerageza uvuga ati sinakica nk'uko nishe kiriya, se nabyangiza, bishobora kugenda gute? Menya neza yuko utagomba kuba perfect mu bintu byose. Ugomba kugira ibyo ukora, ibyo ugerageza, amakosa abaho, ariko nanone umuntu akayakosora. Buri gihe rero nutinya kugira ikintu ukora kugira ngo udakosa, biragoye, nta kintu na kimwe uzamenya. Gerageza ibintu binabiriya kugira ngo ukore amakosa, hanyuma umenye neza aho wakoze ikosa naho ugomba kurikosora. Gusa nanone wirinde gukora amakosa menshi cyane, kuko hari igihe ushobora gukora ikosa ugasanga rikurangirije ubuzima. Ntabwo ari amakosa yose umuntu akora. Birashoboka ko hari ikosa ushobora gukora muri business ukabona aho business yapfiriye, ukabonye uburyo bwo kurikosora. Ariko nanone niwiha gukora amakosa akomeye ashobora gushyira ubuzima bwawe mu kaga cyangwa se kurangiza ubuzima bwawe, ibyo nabyo sibyo. Ibyo bintu nabyo bishobora kugiraho ingaruka. Rero menya ko ushobora gukosa udukosa dutoya ukadukosora kugira ngo umenye uko business cyangwa se ubuzima bwawe butwara. Ntabwo waba perfect ibihe byose, biragoye. Ntabwo wahora uri mu kuri, biragoye. Muri mwaka w'2026 kandi ikindi kintu ugomba kuwigamo cyangwa se kumenyeramo no kugerageza gukora ikintu gishyashya buri munsi. Birashoboka ko wenda hari buri munsi byakugora, ariko niba ntacyo wize basi gira icyo ukora, niba ntacyo wakoze basi gira icyo wiga. Nibura ibintu ugenda wiga buri munsi, ndabizi neza ko igihe kimwe bizagufasha. Impinduka ziba nziza mu buzima, zibanza kugorana ariko ziba nziza. Ibyo bintu wiga buri munsi ntabwo byagupfira ubusa. Gerageza ushake amakuru mashyashya, gerageza ushake ubushakashatsi, gerageza ushake ibintu byinshi bitandukanye. Ndabizi neza ko biba bizakunda. Wituza ngo wicare ngo utuze umutima kandi ubizi neza ko ntacyo wagezeho. Gerageza ukore uko ushoboye, ibintu ndabizi bizagufasha. Muri mwaka w'2026 ni ibi twagombaga kuganiraho, buri wese akamenya uko ahagaze ndetse ibyo agomba kwitondera, ibyo agomba kugerageza kugira ngo umwaka we uzarangire neza, hari aho yavuye, hari n'aho yageze. Twizeye neza ko umwaka w'2026 uzarangira dufite intsinzi, amashimwe ndetse n'ibindi bintu byinshi bitandukanye. Gusa nanone twavuze ibintu byinshi, ntiwibagirwe gushima Imana. Ujye usenga, ushimire Imana ibyo ufite, uyiragize iby'ahahise ndetse n'iby'ahazaza, kubera yuko nta kintu na kimwe wakora utari kumwe n'Imana. Kubwo umwuka iba yagutije n'ubuntu bwayo, ujye ugerageza uyishimire, unyuzemo uyisenge. Ubundi nurangiza ukore cyane hamwe n'umugisha w'Imana n'imbaraga zawe, ndabizi neza ko bizakunda. Mwakoze cyane kubana natwe muri iki kiganiro. Ni kuri TJP Media. Wowe wakoze subscribe ndagushimiye, ndetse nawe utarayikora wibuke kuyikora kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi. Njye mwari kumwe, nitwa Josiane, nawe utaha mu bindi biganiro.